Bibilia ntabwo gusa ari umuyobozi mu buryo bw'umwuka, ahubwo ni n'igitabo gishobora gufasha ugisoma kurema ubukungu, gucunga neza umusaruro no kubaho ubuzima butera imbere. Mu mapaje ya Bibilia harimo imyitwarire yagiye ifasha abantu guhinduka abatunzi kuva mu bihe bya kera ndetse na n'uyu munsi. Aya mabanga ntabwo atanga ubushobozi bwo kugera ku butunzi bwinshi gusa, ahubwo anayobora umuntu uko akwiriye gukoresha ubutunzi mu buryo bufite intego, inshingano ndetse n'ubwenge buturuka ku Mana. Iyi video igaragaza amabanga y'ubukire ahishwe muri Bibilia, amabanga akoreshwa yewe n'abatunzi ba none, abantu batajya bashyira habona. Imigani 23:7 haravuga ngo kuko uko atekereza ku mutima ariko ari. Urugendo rugana ku butunzi rutangirira mu bitekerezo byawe. Ntabwo ari ikibazo cy'ingano y'umusaruro winjiza, ahubwo ni ikibazo cy'uburyo utekereza ku mafaranga. Bibilia irabishimangira ko ibitekerezo by'umuntu ari byo birema ibintu bifatika. Niba utekereza ko Imana ishaka kuba umutunzi, ibikorwa byawe bigomba kugendana n'ibi byiringiro kugira ngo haremwe inzira ikugeza ku ntsinzi mu butunzi. Abakorinto 2:9-8. Kandi Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Uyu murongo uguha imbaraga zo kuva mu bitekerezo by'ubukene ukinjira mu bitekerezo by'ubutunzi. Imbaraga z'Imana zo gutanga ntabwo zigira aho zigarukira, ndetse Imana ikeneye kutunga ibihagije kugira ngo ubone ibyo ukeneye byose kandi ubashe no gutanga. Uku kwizerera mu bukire bigukururiraho amahirwe ndetse bifungura n'imiryango yasaga nk'aho ifunze. Abafilipi 4:19. Kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Inzira igana ku butunzi itangira mu gihe umaze kwizera ko Imana ari yo iguha byose. Kwizera kwawe kuzaturuka mu kumenya udashidikanya ko Imana ishaka ko ubaho ubuzima bwaguka, ubuzima bukura, aho kugira ngo ubeho usunika iminsi. Igihe wakiriye iyi mitekerereze uzatangira kubona amahirwe mashya utabonaga yo gutera imbere, ndetse uzatangira kubona n'inzira zigufasha kubyaza umusaruro ibyo ufite kugira ngo byikube inshuro nyinshi. Kwizera kwawe kuzaturuka mu kumenya udashidikanya ko Imana ishaka kubaho ubuzima bwaguka, ubuzima bukura, aho kugira ngo ubeho usunika iminsi. Igihe wakiriye iyi mitekerereze uzatangira kubona amahirwe mashya utabonaga yo gutera imbere, ndetse uzatangira kubona n'inzira zigufasha kubyaza umusaruro ibyo ufite kugira ngo byikube inshuro nyinshi. Timoteyo 1:6. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera, bihandisha imibabaro myinshi. Ijambo rikomeye muri uyu murongo ni urukundo rw'impiya cyangwa amafaranga. Ntabwo ikibazo ari amafaranga. Amafaranga nta ruhande na rumwe ahagazeho. Amafaranga ntabwo ari mabi, nta nubwo ari meza. Ni igikoresho gusa gishobora gukoreshwa ibifite umumaro cyangwa mu ntego z'umuntu ku giti cye bitewe n'ibyo ashaka gukora, byaba byiza cyangwa bibi. Niba ufite imyumvire mibi ku mafaranga uyafata nk'ikibi, bishobora mu buryo utazi guhagarika umugisha wakabaye ugira ku mafaranga. Guhindura iyi myumvire bigufasha kubona amafaranga nk'isoko y'umusaruro ushobora gukoreshwa ibyiza. Matayo 6:24. Ntawe ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Imana ntabwo ishaka kuba umucakara w'amafaranga, ariko ishaka ko uyakoresha mu bwenge, uyakoresha uhuza intego zawe n'umugambi w'Imana. Iyo ubikoze gutya ugenda ubona umucyo mu myanzuro ufata mu butunzi bwawe. Uku guhinduka mu myumvire bigufasha kurenga uruhande rwo gufata amafaranga nk'ibyiza cyangwa ibibi. Uburyo ugenzuramo ibintu byawe nicyo kintu kiza imbere mu nyigisho za Bibilia zivuga ku butunzi. Ni igitekerezo cy'uko ibyo ufite byose bituruka ku Mana. Icyo wowe uri gukora gusa
gusa no kubicunga, ariko byose bituruka ku Mana. Matayo 25:14 kugeza kuri 30. Umugani w'itaranto. Muri uyu mugani Yesu ashimangira akamaro ko gucunga neza ubutunzi. Sebuja yahaye abakozi be batatu umubare utandukanye w'itaranto twagereranya n'amafaranga. Abakozi be babiri bakuba kabiri itaranto zabo, uwa gatatu ye ayitaba mu butaka. Sebuja yishimiye bariya bakozi be babiri babashije gukuba itaranto zabo, agaya cyane uwa gatatu utaragize icyo akora ku itaranto ye. Isomo ririmo rirasobanutse. Imana ihemba abo bose bakoresha neza ubutunzi bwabo bakarema bwinshi. Luka 16:10. Ukiranuka ku cyoroheje cyane aba akiranutse no ku gikomeye, kandi ukiranirwa ku cyoroheje cyane aba akiraniwe no ku gikomeye. Niba ushobora kuba umwizerwa mu gucunga amafaranga make, ushobora no gucunga amafaranga menshi. Iri hame rirakora mu bice byose bigize ubuzima, haba mu guteza imbere umwuga wawe, kuzamura bizinesi, ndetse no mu butunzi bw'umuntu ku giti cye. Imana igerageza ubunyangamugayo bwawe mu tuntu duto igihe igutegurira kwinjira mu nshingano zikomeye. Imigani 27:23. Gira umwete wo kumenya uko imikumbi yawe imeze kandi ufate neza amashyo yawe. Mu gihe cya Bibiliya imikumbi cyari ikimenyetso cy'ubukire. Uyu murongo ugaragaza umumaro wo guhoza ijisho ryawe ku butunzi bwawe, byaba ibyo wizigamiye, ibyo washoye, ndetse n'ibyo winjiza. Iyo ugenzura mu buryo buhoraho uko ubutunzi bwawe bumeze, bituma umenya niba nta biri gupfa ubusa, bikagufasha guhora witeguye guhangana n'ingorane izo arizo zose gutungura. Abantu benshi batekereza ko gutanga bigabanya ubukire, ariko Bibiliya yigisha ko gutanga ari rimwe mu mahame afite imbaraga mu kuzamura ubutunzi. Maraki 3:10. Nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse muyishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaburaho muwukwiza. Gutanga icya 10 ntabwo gusa ari inshingano z'iyobokamana, ahubwo ni n'ihame ry'ubukungu rizana umugisha. Iyo uhaye Imana 1/10 cy'umusaruro wawe, Imana yatanze isezerano ry'umugisha kuri biriya 9 bisigaye. Iki gikorwa cyo kubaha kigaragaza ko wizera ko Uwiteka ari we uguha byose. Luka 6:38. Mutange namwe muzahabwa. Urugero rwiza rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye nirwo muzagererwa, kuko urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe. Gutanga ni ihame ry'umwuka ritera kwikuba. Iyo utanze bikuvuye ku mutima, uba ufunguye uruhererekane rw'umugisha ruzana byinshi kuruta ibyo watanze. Gutanga bifungura imiryango, gutanga birema ubushuti, kandi gutanga bikuzanira kugirirwa neza. Imigani 11:25. Umunyabuntu azabyibuha, kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Iri hame ntabwo rikora ku butunzi gusa. Gutanga igihe cyawe, ubumenyi n'ubutunzi, nta gushidikanya ko bizakuzanira iterambere mu mpande zose z'ubuzima bwawe. Iri ni rimwe mu mabanga akomeye abatunzi benshi bagenderaho. Nubwo kenshi batubaha Bibiliya ku buryo buhagije, ariko Bibiliya itanga ubwenge buhambaye bwo kuzigama no gukoresha neza ubutunzi kugira ngo ahazaza hazabe heza. Imigani 21:20. Mu rugo rw'umunyabwenge hari ubutunzi bw'igiciro cyinshi n'amavuta ya elayo, ariko umupfapfa we abipfusha ubusa akabimaraho. Bibiliya yigisha umumaro wo kuzigama no kubika neza ubutunzi. Umunyabwenge azigama ibizamufasha mu hazaza, ndetse n'ibizamufasha gukoresha neza amahirwe ashobora guhura nayo. Nawe umupfapfa arya ibyo yinjiza byose. Kugira akamenyero ko kuzigama bigufasha guhangana n'ibibazo bitunguranye, ndetse biguha n'amahirwe yo kubona igishoro. Umubwiriza 11:2. Ubigabanye 7 ndetse n'8, kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyo ari byo. Uyu murongo uvuga ibyo gushora ahantu hatandukanye. Gushyira igishoro cyawe mu bintu bitandukanye bigabanya ibyago byo guhomba, kandi bigufasha kubaho udacungiye ku musaruro ukomoka ku kintu kimwe gusa. Imigani 6.
6 kugeza ku 8. Wa munyabutewe, sanga ikimonyo witegereza uko kigenza kandi ugira ubwenge. Ntikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa sebuja, ariko gihunika ibiryo byacyo muki, kandi mu isarura kikishakira ibigitunga. Urugero rw'ikimonyo rwigisha umumaro wo gutegura ahazaza, uzigama ku buryo buhoraho no gushora bishingiye ku bushishozi. Ukurikiye ubu buryo bizagufasha kubaka fondasiyo y'ubutunzi ikomeye. Amadeni nubwo rimwe na rimwe aba akenewe kugira ngo umuntu azamuke, Bibiliya itanga umuburo ku byago biterwa n'amadeni. Imigani 22 umurongo wa 7. Umukire ategeka umukene, kandi uguza aba ari nk'umugaragu w'umugurije. Bibiliya bivuga neza ko uguza aba ari umugaragu w'uwamugurije. Nubwo amadeni amwe namwe ashobora gukoreshwa muri bizinesi cyangwa mu gushora mu nyubako, ugomba gushishoza kandi ukitonda cyane mu kuyacunga. By'umwihariko ukwiye gukora ibishoboka byose ideni rikishyurwa vuba vuba kugira ngo udahungabanya umudendezo w'ubutunzi bwawe. Abaroma 13:8. Ntimukagire umwenda wose keretse gukundana, kuko ukunda undi aba asohoje amategeko. Uyu murongo ushishikariza abizera kutagwiza amadeni atishyuwe. Kwishyura amadeni ntabwo gusa ari ubuhanga mu butunzi, ahubwo ni n'itegeko rya Bibiliya rifasha umuntu gutandukana n'imitwaro ikomoka ku butunzi. Zaburi 37:21. Umunyabyaha aragurizwa ntiyishyure, ariko umukiranutsi agira ubuntu agatanga. Kwishyura amadeni byubahisha Imana, ariko kutabikora byangiza ubuhamya bwawe. Fata gahunda yo kwishyura amadeni urimo, utangirire kuyafite inyungu zisumbuyeho. Kora ibishoboka byose ubeho utagira ideni ritishyuwe. Bibiliya yishimangira ko gukora cyane kandi ubishyizeho umutima ari rwo rufunguzo rwo kugera ku byo wifuza. Imigani 10 umurongo wa 4. Ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Ni gake cyane ubukire bukomoka ku mahirwe. Kubugeraho bisaba umwete no gukoresha imbaraga ku buryo buhoraho. Bibiliya yishyira hejuru cyane agaciro k'umurimo. Gashobora kuba ari akazi gahemba ku kwezi, gushora amafaranga, cyangwa no kugira ibikorwa byinjiza. Abakolosayi 3:23. Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu. Uyu murongo ushishikariza abantu kugira umwete mu byo bakora byose. Igihe cyose ukorana ubunyangamugayo n'umwete, uba wikururiraho kugirirwa neza n'Imana ndetse n'amahirwe yo kuzamuka cyane. Gutunganya bije ntabwo ari igikorwa cya none gusa, ahubwo ni n'ihame rya Bibiliya ryo gucunga neza ubutunzi. Imigani 27:23 kugeza 24. Gira umwete wo kumenya uko imikumbi yawe imeze, kandi ufate neza amashyo yawe, kuko ubukungu budahoraho iteka, ingoma nayo idahoranywa ibihe byose. Uyu murongo ushimangira ihame ryo kugenzura no gucunga neza ubutunzi bwawe. Mu gihe cya Bibiliya bapimaga ubutunzi bashingiye ku byo umuntu abitse. Iri hame kandi rirakoreshwa ku butunzi n'uyu munsi. Gukurikirana aho amafaranga yawe ajya bigufasha kumenya niba uri gufata ibyemezo byiza. Bigufasha kandi kutagira amahirwe aguha inyungu utakaza. Luka 14:28. Ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende, utabanza kwicara akabara umubare w'impiya zayubaka, ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza? Uyu murongo wigisha agaciro ko gutegura bije. Nk'uko ubanza ukabara agaciro mbere y'uko utangira umushinga wo kubaka, ugomba no kujya ukora bije igufasha gukoresha neza umutungo wawe. Bije igufasha kwirinda gukoresha umutungo ku bintu bidakenewe, ikagufasha gusobanukirwa niba mu by'ukuri amafaranga yawe ari gukoreshwa ibintu bijyanye n'intego zawe. Imigani 24:3-4. Ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo ibintu by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Bije ni igikorwa cy'ubwenge, gusobanukirwa ndetse n'ubumenyi. Bije igufasha kubaka fondasiyo ikomeye y'ubutunzi, ikanagufasha kugwiza umugisha mu butunzi bwawe. Gutegura bije neza biguha uburyo bwiza bwo kuzigama, gushora ndetse no gutanga.
Bibiliya yigisha ko kunyurwa ari ngombwa kugira ngo umuntu agire amahoro mu butunzi ndetse abashe no gutera imbere. Abafilipi 4:12-13. Nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, naho naba ndi hose nuko naba ndi kose. Nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Kunyurwa ntabwo bisobanuye kwishimira ibintu bike, ahubwo bivuze kugira amahoro adashingiye ku ngano y'ubutunzi bwawe. Ukishima ufite bike nk'uko wakwishima ufite na byinshi. Iyo unyurwa wishimira ibyo ufite, ukabasha no gufata imyanzuro myiza udatwawe n'ishyari cyangwa ubugugu. Kunyurwa bigufasha kubaka ubukungu mu buryo burambye, mu cyimbo cyo gusonzera inyungu zirukanka. Timoteyo wa mbere 6:6-7. Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Uyu murongo uratwibutsa ko ubutunzi nyakuri budapimirwa mu byo umuntu atunze, ahubwo uburyo acunga kandi akita ku byo Imana yamuhaye. Umutunzi nyakuri aba asobanukiwe ko amahoro yo mu butunzi atangirira mu kwishimira no kunyurwa n'ibyo atunze. Matayo 6:19-21. Ntimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba. Ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri, ariho n'umutima wawe uzaba. Nubwo kubaka ubukungu ari ihame rya Bibiliya, ubutunzi ntibukwiye kuba ikigirwamana. Iteka ryose urugendo rwawe rwo gushaka ubutunzi rugomba guhuzwa n'intego z'umugambi w'Imana mu buzima bw'abantu. Wite ku kuba imbaraga uri gukoresha ushaka ubutunzi ziri no kugira uruhare mu gukura k'ubuzima bw'umwuka no kwaguka k'ubwami bw'Imana mu bantu. Kubaka ubukungu ntabwo gusa ari uguteza imbere ubuzima bwawe, bikwiriye kuba n'uburyo bwo kugira uruhare mu mibereho y'ibisekuru bizakurikira. Imigani 13:22. Umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku buzukuru be, kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutsi. Bibiliya ishimangira agaciro ko gusiga umurage, haba mu butunzi ndetse no mu mwuka. Uyu murongo uragushishikariza gutekereza kure cyane yawe ubwawe, ukita ku ngaruka ibyemezo ufata mu bukungu bizagira ku bagukomokaho. Kubaka ubukungu bw'umuryango bisaba gushora ubutunzi washishoje, ukazigama ndetse ukigisha abana bawe amahame ya Bibiliya ajyanye n'ubukungu. Gutegeka kwa 2:8-18. Ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranyishije indahiro n'abasekuruza banyu nk'uko irikomeza muri iki gihe. Imana iguha imbaraga zo gushaka ubutunzi, atari ku bwawe, ahubwo ibisohoza isezerano ryayo ry'iteka ryose. Iyo ushyize umutima ku buhanga bwo kubaka ubukungu mu nzira zubahisha Imana, uba uri kurema intsinzi y'ibisekuru bizakurikira. Zaburi 112:1-3. Hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi. Umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Ibi byanditswe biragaragaza ko gutinya Uwiteka bifungura imigisha y'uruhererekane mu muryango, harimo ubutunzi n'ubukire. Iyo uhuje ibikorwa byawe by'ubutunzi n'amahame y'Imana, ntabwo ari ugutera imbere kwawe gusa, ahubwo uba wubatse fondasiyo yo kwaguka ku bazagukomokaho bose. Bibiliya yigisha ko amagambo afite imbaraga zo kurema no kurimbura. Iri hame rirakora mu kurema ubutunzi. Imigani 18:21. Ururimi ni rwo rwica kandi ni rwo rukiza. Abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Amagambo uvuga ku butunzi bwawe ashobora guhindura uko ibintu bimeze. Umusaruro wawe utongera imigisha, kwaguka ndetse unawushimira. Mu cyimbo cyo kuvuga ngo ibi sinabasha kubigeraho, vuga ngo ndi gushaka uburyo bwamfasha kwinjiza amafaranga yisumbuyeho. Bibiliya igushishikariza gukoresha amagambo yawe kugira ngo uhagarare mu masezerano y'ubutunzi Imana yatanze.
Mariko 11:23. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Uyu murongo urerekana imbaraga z'amagambo avuzwe aherekejwe no kwizera. Iyo wizeye yuko Imana ishaka kutera imbere, ukabyatuza akanwa kawe, ugahora ubihamya buri munsi ushingiye ku masezerano y'Imana ivuga ku butunzi n'iterambere. Yosuwa 1:8. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Gutekereza amagambo y'Imana ukayatura ku butunzi bwawe birema intsinzi. Bibiliya irimo amasezerano y'ubutunzi bwinshi. Iyo watura aya masezerano uba uri gukangura ubutunzi Imana yashyize mu buzima bwawe. Amabanga menshi ya Bibiliya yo kubaka ubutunzi ategeka kugirana umubano no kunganirana n'abandi. Umubwiriza 4:9. Ababiri baruta umwe kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo. Kurema ubutunzi ni gake cyane kiba igikorwa cy'umuntu umwe. Kubaka umubano ukomeye no gushyigikirana n'abandi byongera imbaraga n'umusaruro. Iri hame rishimangira agaciro ko gushyira hamwe mu bikorwa byose bibyara inyungu abantu bakora. Imigani 27:17. Uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we. Gukorana n'abantu muhuje intego birema amahirwe yo gukura no kugera kure mu butunzi. Gendana n'abantu bagufasha, abantu bagutera ishyaka ryo gufata neza imigisha Imana yaguhaye. Luka 6:31. Kandi uko mushaka ko abantu babagirira aba ariko mubagirira namwe. Kwita ku bantu n'ubugwaneza, kububaha kandi ushyira mu gaciro, ntabwo ari itegeko rya Bibiliya gusa, ahubwo ni n'ubuhanga mu gucunga business. Kubaka ubukire kenshi bishingira ku mubano n'abantu. Guhorana ubugwaneza n'ubunyangamugayo bifungura imiryango y'amahirwe atarateganyijwe. Kubaka ubukire ni urugendo rusaba kwizera, kwihangana no kudacika intege. Abaheburayo 11:1. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Kugira ukwizera bisobanuye kwiringira ko Imana izasohoza amasezerano yayo y'ubutunzi nubwo ibihe byaba bitameze neza. Uku kwizera kuragukomeza mu gihe uhuye n'ibicantege, kukagusunikira gukomeza ugana imbere mu rugendo rwawe rw'iterambere. Yakobo 1:4. Ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Kwihangana no kudacika intege ni imyitwarire y'ingenzi mu rugendo rwo kubaka ubukungu. Ni gake cyane umuntu agera ku butunzi mu buryo bwihuta. Kugenda gahoro gahoro uyoborwa n'amahame ya Bibiliya birema ubukire burambye. Abagalatiya 6:9. Twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Mu bijyanye n'ubutunzi, uyu murongo ushishikariza abantu guhozaho yewe no mu gihe utari kubona ibisubizo byihuta. Komeza wubahiriza amahame Bibiliya itwigisha yo gucunga neza ibyo ufite no gutanga, kuzigama ndetse no gushora. Umusaruro uzaboneka nudacogora. Ibanga ry'abamiliyonere Bibiliya yigisha ntabwo gusa ari ukwegeranya ubutunzi, ahubwo ni ukurema ubuzima bwuzuyemo ibyiza, kugera ku ntego no gutanga bigendera mu ntego z'umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ntabwo ari uko tugira intsinzi mu butunzi gusa, ahubwo ishaka ko dukoresha iyo ntsinzi turema ibyiza bibereye ubuzima bw'abantu. Iyo ushyize mu bikorwa aya mahame, ntabwo gusa uba uri gufungura ubwigenge mu bukungu, ahubwo uba uri no gufungura iterambere ryo mu mwuka n'amahoro n'ibyishimo. Abefeso 3:20. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo
zayo ziri zidukoreramo. Uyu murongo twibutsa ko umuteguro w'Imana kuri twe ari munini cyane kuruta uko twabasha kubitekereza. Iyo dutwaye ubutunzi bwacu mu murongo w'amahame y'Imana, tuba duhereza Imana uburenganzira bwo kuduha imigisha irenze igipimo. Tangira uyu munsi ushyire mu bikorwa iri banga rihishwe ry'abamiliyoneri Bibilia yigisha. Ringaniza imyumvire n'imitekerereze yawe. Koresha amahame y'Imana ndetse uyigirire icyizere, ikuyobora ikwinjize mu buzima bwuzuye ndetse butera imbere. Rimwe mu mahame y'ubukungu Bibilia ishimangira ni icyacumi no gutanga. Iyo ubikoze ubikunze, bikubera amarembo yo kwakira umugisha wisumbuyeho. Maraki 3:10. Nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse muyishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaburaho mu wukwiza. Aha niho hantu honyine muri Bibilia Imana idusaba kuyigerageza. Ni isezerano rikomeye rivuga ko igihe dufite ukwizera mu gutanga kwacu, Imana izaduha umugisha utagira ingano. Iki gitekerezo cy'icyacumi ntabwo kigarukira mu gutanga no kwakira gusa, ahubwo ni uburyo bwo kugaragariza Imana ko turi abizerwa mu nshingano zo gucunga umutungo wayo. Luka 6:38. Mutange namwe muzahabwa. Urugero rwiza rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye nirwo muzagererwa, kuko urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe. Gutanga bifungura uruhererekane rw'imigisha. Iyo dutanga ntabwo gusa tuba turi kurekura amafaranga, ahubwo tuba turi gufungura uruziga rw'imigisha izatugarukaho yikubye inshuro nyinshi. Ibi bintu bifite ubuhamya ku bantu benshi bavugwa na Bibilia bagiye bahabwa umugisha kuko batanze bibavuye ku mutima. Imigani 11:25. Umunyabuntu azabyibuha, kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Uyu murongo ushimangira ko gutanga bizana ubukire. Iyo ufasha abandi uba uri gufungura ubufasha bw'Imana ku buzima bwawe. Ubutunzi bw'umuntu ntabwo bupimirwa ku ngano y'ibyo atunze, ahubwo bupimirwa ku bushobozi afite bwo guhesha abandi umugisha. Bibilia ishimangira ko dukeneye kuyoborwa n'Imana mu mpande zose z'ubuzima bwacu, harimo n'uruhande rw'ubutunzi. Yakobo 1:5. Ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana, itishama, kandi azabuhabwa. Abatunzi inshuro nyinshi bafata imyanzuro myiza ku butunzi bwabo babanje kugisha inama. Bibilia ivuga ko Imana iha ubwenge buri wese ubusaba. Waba uri gufata imyanzuro ku bijyanye no gushora amafaranga, cyangwa uri gufata umwanzuro ku buryo wakwita ku madeni y'abantu ufite, saba Imana ubwenge mu isengesho. Imigani 16:3. Imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Uharire Uwiteka imishinga yawe yose, umenye neza niba uri mu murongo ujyanye n'ubushake bwe. Uyu murongo uratwibutsa neza ko ubutunzi budaturuka mu mbaraga z'umuntu bwe, ahubwo buturuka mu kuyoborwa n'Imana no gukora kwayo. Yesaya 48:17. Uwiteka umucunguzi wawe, uwera wa Isirayeli, aravuga ati: ni jyewe Uwiteka Imana yawe kwigisha ibikugirira umumaro, ikakujya imbere mu nzira ukwiriye kunyuramo. Kuyoborwa n'Imana ni ngombwa mu butunzi bwawe kugira ngo ufate imyanzuro myiza. Kwizera Imana kwibasha kukuyobora mu bikorwa byawe bibyara inyungu no mu buryo ukoreshamo amafaranga yawe, nirwo rufunguzo rugufasha kurema ubutunzi burambye. Kwizera nirwo rufatiro rw'amahame ya Bibilia agenga ubutunzi. Kwizera ubushobozi bw'Imana kwibasha kuguha byose, yewe nubwo waba uri mu bukene, ni ngombwa mu kurema igitangaza mu butunzi. Matayo 6:31-33. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi So wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Abizera bahamagarirwa gushyira imbere y'ibintu byose ubwami bw'Imana. Iyi Imana ariyo dushyize imbere mu mishinga yacu, idusezeranya kuduhaza ibyo dukeneye byose.
Uyu murongo uduhamagarira kwizera ko Imana iduha byose mu cyimbo cyo kwiheba kubw'ibyo dukeneye. Uyu murongo uduhamagarira kwizera ko Imana iduha byose mu cyimbo cyo kwiheba kubw'ibyo dukeneye. Abafilipi 4:19, kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Kugira neza kw'Imana ni kwinshi, n'ubutunzi bwayo ntibugira akagero. Iyo dukoze imirimo yacu mu kwizera, tuba dufungukiye kwakira umugisha uturutse ku Mana uruta cyane uko tubitekereza. Abaheburayo 13:5, ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. Kwizera ntabwo gusa ari ugutegereza iby'Imana iduha, ahubwo ni no kunyurwa n'ineza y'Imana. Imyumvire y'umumiliyoneri ikomoka ku kwizera ishingiye ku isezerano ry'Imana ryo kudukomeza ndetse no kuduha byose. Bibiliya itwereka ibibi byo gushyira imitima yacu ku butunzi. Matayo 6:24, ntawe ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Nibyo koko kubaka ubukungu ni kimwe mu byo Bibiliya yigisha kandi n'ubushake bw'Imana mu bantu, ariko amafaranga ntakwiriye kuba umwami wacu. Ubutunzi bugomba kutubera igikoresho kidufasha gukorera Imana. Timoteyo 1:6, kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera, bihandisha imibabaro myinshi. Uyu murongo uragaragaza umucyo cyane. Ntabwo ari amafaranga ubwayo, ahubwo kuyakunda bikabije nibyo biganisha umuntu mu bibi. Ubutunzi nyakuri bwubakirwa mu murongo w'amahame y'Imana bugendana n'ubunyangamugayo bwo mu mwuka no kuba kure y'ubugugu. Luka 12:15 arababwira ati, mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Ubutunzi Bibiliya ivuga bupimirwa mu mikoreshereze yabwo igendanye n'umugambi w'Imana. Gushaka ubutunzi ntibikigere na rimwe byangiza umubano wawe n'Imana cyangwa indangagaciro zawe. Niba wafashijwe n'ubu butumwa, andika amena muri comment ushyigikira ubutumwa bwiza. Niba kandi utarakora subscribe, ntugende utayikoze kugira ngo utazacikwa n'ubutumwa bwiza. Ikindi, like yawe ifite imbaraga cyane kuko iratuma ubu butumwa bugera ku bantu benshi.